Jadoffice TV show. Okay, sava twongeye rero twagarutse tubabwira ngo mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo no majyaruguru y'u Rwanda sho ikaze rero kuri Jado TV show twabagarukiye rero tumeze neza. Uyu muntu rero si ubwa mbere umubonye ngo yavukanye imbuto niyo mpamvu atari ubwa mbere umubonye. Umeze utese? Meze neza nta kibazo. Noneho rero muramubona ngo ni producer director P ubwo niwumva P unyine uzajya uva mu nzira. Umeze uteze? Ni sawa. Noneho rero ntago kuba mu mitwe bikirakasa mutwe se. Aya. Ntago byakasa mutwe. Ntago arakasa mutwe. Abana kabisa ni danje. Noneho rero cyagiye wagiye ubitekerezaho ko ugiye guhindura idini. By'amadini mani tubireke. By'amadini. Ni nawe wagiye ubitekerezaho. Sikwambwiye se? Ntekereza ku guhindura idini se mpindura ibyo ntagira. Erega ibyo ni nko guhindura umwami mani. Kandi umwami ni umwami Yesu nyine. Nta by'amadini. Umwami ni umwami Yesu. Ngiye nakurikiye Imana ntabwo nakurikiye idini. Nakurikiye Imana. Barayifashe se? Barayifashe. Okay, sawa. Reka wenda ibyo tubivemo tuganire cyane ku byo tubona hano hanze cyane bigendanye n'ibyo ukora production. Duheruka rero utubwira yuko hari umukobwa wemera turi no kumujyaho impaka ariko aremewe da. Aremewe nta mashaka. Nawe naramuhamagaye ndamuvugisha ambwira yuko azaza mu kiganiro nka Beyonce kabisa. Uyu munsi twakabaye turi kumwe nawe ariko ntibyakunze, ariko ubutaha tuzaba turi kumwe nawe. Hanyuma rero wenda ndaza kukubaza muri production niho tugiye kugira cyane kwinjira cyane. Hari rero aba producer wavuze ko waruzi cyane. Hanyuma tuvuze ngo producer bita Medisale. Medisale. Si wowe wavuze se? Medisale ndamwemera ma. Umwemera cyane. Byatari. Ibyo akora byose urabyemera? Ntago ari byose. Hari ibyo bafite nemera. Nibyo mba newe. Iyo uvuze byose rega arege umuntu ashobora kumva ko ni nyuma ya production naho birimo. Kandi nyuma ya production ntago mbizi kuko naho mpurira nawe duhora muri production gusa. Medisale buriya umugore yashatse yaryo uramuzi? Yari yarashatse mbere babyaranye abana. Aya. Uramuzi sha nawe ni icyamamare. Ntago muzi nyine wasanga yenda muzi ariko oyo uramuzi uze tuvuge ko utazi Shadiba. Shadiba ntago muzi. Shadiba ndamuzi. Hari mba wemera umuntu wajya ukurikirana amakuru. Aya ariko nanone ntago ushaka kubyumva se? Inkuru yawe ntago ushaka kuyumva. Aya ndabyumva. Akenye ni ibintu byarangiye byararangiye. Okay, no wemera ibyo bakora wenda production ariko ntago wemera ibyo ibiri inyuma ya production. Yega ngi kiba kingenza ari production. Ureba production buriya dushobora kugenda. Tukinjira muri production igakorwa ikarangira ariko yenda n'ibyahabereye ntabibonye. Utabimenye. Ubwo ngiye mba ndi focus ku cyanjyanye. Okay. Hanyuma se wowe wenda uvuga ngo uri focus ku cyakujyanye wenda tugarutse ku byo ukora ni byiza pe. Yewe harimo n'ibyo nemera ariko hari ibyo ntemera. Okay, hanyuma bavuga yuko aba producer b'abahanga atari ngombwa kuba bafite cameraman ngo zirenze ngo na gatushi wayikoresha. Nawe washobora gufata gatushi ugakora indirimbo. Gatushi telefone. Gatushe se. Gatushe ntago byakunda. Mani byakunda. Gatushe rega ziratandukanye. Ziratandukanye ariko ngira nka telefone ushobora wowe gufata ukavuga uti telefone nakora video ku buryo batekereza yuko ari ibintu birenze tu. Ukaneditinga ugashyiramo n'amakara n'ibiki byose. Video nakora bura na phone nakoresha n'ebyiri.
nakoresha iPhone, nkakoresha Google Pixel. Nizo ushobora Izo gukoresha. nazikoresha kabisa ntunamenye ibyabi. Simenye ibyarebye. Akane sawa kabisa. Noneho rero wenda tugaruke mu bahanzi. Ni kenshi cyane ureba indirimbo z'abahanzi kandi zigezweho. Hanyuma mbwira nk'indirimbo eshatu waba warabonye zikoranye ubuhanga ku buryo uti indirimbo mani zikoranye ubuhanga. Indirimbo ikoranye ubuhanga iya mbere ikibazo aba ari nyinshi. Oya nyine mbwira. Aba ari nyinshi. Oya zikoranye ubuhanga z'abanyarwanda. Nese suri producer si wavuze ko ntihagire ikindi kintu nkubaze muri kariyeri yawe. Nje ubwo nabiretse iby'abasheri n'ibiki n'iby'amadini. Nje naje noneho mu byo wiberamo. Ngira indirimbo eshatu zikoranye ubuhanga. Uvuga uti kabisa hano producer yari yatekereje. Kandi uraza no kumbwira eshatu bakoranye ubugoryi. Eshatu bakoranye ubugoryi ntazo. Nyine ngambwira iz'ubuhanga. Iz'ubuhanga urabona indirimbo ni Forever ya The Ben. Akaza indirimbo yitwa No Cap Ishkevin. Hakaza n'indirimbo ya Okamana Kensol Best. Hakazamo Moromita. Hakazamo nanuza na So. Muri izo zose hariyo Meddy Saleh yakoze. Ntayo Meddy Saleh yakoze nese ko nakimubona. Ntago nyimubona ariko kubyo yabashije gukora ngewe. Ubwo none urashaka kumushyira mu basaza. Ntago akireba se. Oya nagaruka ngo nagakireba. Erega buriya kuvuga ngo umuntu ni director nta nubwo ari ngombwa ngo uri kuri set. Ushobora gukoresha ibitekerezo byawe man ukababwira ati mukore ibi bintu birarenze. Naye ngize ngo yavuye mu kibuga. Kibuga sura yakivamo. Baka turacyamufite. Okay, noneho wenda usibye izo ndirimbo tuze kugaruka sindi bwinjire wenda sindi bugaruke cyane ku buzima bwawe bwite. Ariko ni ikihe kintu ubona ku bahanzi utajya wemera ku buzima bwabo bwite? Ni iki ubona abahanzi nyarwanda bahindura kugira ngo umuziki nyarwanda urusheho kuba urenze man? Ikintu bahindura cyambere kiri imbere y'ibindi man amatika aba muri showbiz. Ese yabura abama amatiku nyine agabanyutse buri kintu cyose cyagenda neza nyine uko twumva tubishaka. Dore se amatiku ntabwo yabura kuko man reka nkubwire ishyamba amashyari ntabwo sinzi kabisa keretse Satani yarapfuye man kandi Satani ntabwo yateze kuzapfa. Ariko hari ukubigabanya gute nyine gute ariko rero nanone usanga abahanzi reka tubare wenda nka The Ben wenda usibye biriya birego nyine bari kuvuga ngo bashyikirije urukiko sibyo bya nuza byafata ku mavuta ariko mu by'ukuri nka The Ben ntabwo ngiye nigeze mwumva mu matiku no mu manza ndetse na Meddy ntabwo nigeze mbumva mu bintu by'imanza cyane mu bintu by'iki. Niyo bateguye igitaramo kigahomba ntushobora no kubimenya, niyo cyungutse yego nubwo niyo cyungutse ntitubimenya ariko niyo cyahombye ntushobora no kubimenya. Ariko uko byagenda kose n'ubundi abo ni aba-legend. Ni abanyabigwi. Aba ni abantu barangije kwisobanukirwa bazi ibyo barimo, bafite ibikorwa, bafite ibyo bagezeho nyine. Akenshi kandi usanga abantu buriya batarenze aribo nyine babishyize hejuru. Birahari cyane. None se wowe hari umuproducer wigeze uhamagara ntiyakwita? None se hari umuhanzi wahamagaye bwaranga? Abaprotori aranga? Ashobora buriya no nyine kutagufata ariko bidatewe nuko atashaka kugufata, bitewe n'ibintu harimo. Nanjye hari igihe ndi muri production ahamagara sinkufata. Ega biterwa. None se uvuga ute ko harimo amatiku kandi ayo matiku utarayabayemo? Amatiku ntarayabayemo cyangwa n'ibyo wumva ku mbuga nkoranyambaga. Ariko man uzi ko buriya abahanzi bakereya beef barayikereye kugira ngo mwebwe mukunda amatiku man muyumve ko ihari ariko mumenye ko nabo bahari.
nyine ibyo birumvikana ariko ikintu wumva buriya hari n'aho ukibonera none se reka nk'urugero rw'abahanzi babiri yenda ntumbwire ngo aba babikoze babishaka bifu yigeze kuba ya Zo Trap na Ish Kevin sirasi bifu irenze nta n'umuntu utayizi bashobora kuba barayikireye nayo aya ntago bayikireye mwana uzi ko abahanzi banakireya bifu ikajya no muri ribu kandi ntayi usibye n'abahanzi n'abantu bashaka kumenya ibyo birahari ariko hari ibintu natwe tuba tuzi ubwacu ni agatwiko mwana hari ibiba ari agatwiko niba atari agatwiko mwese Ish Kevin yaryo asengaga ubundi ntagisenga ibyo ntabwo mbizi ntabwo mperuka kubimubaza asengera Imana ngo yarazi no gutera amakorasi bya dace asanga nyine ameze nkanjye yenda twese dusenga Imana ariko ntaho tugera dusengera wowe wavuze ko uba mu mitwe y'abadive cyangwa hose najya yereka ahantu hose najya ibyo ngo mu badive ngo kandi abadive ntibanyumve nabi ngo ukajya no mu mitwe kandi bavuga ngo baba mu mitwe wowe ukabura umutwe ubamo nimba ari uwa mbere cyangwa cyiza ni uko aba twumva bumva kuri gushaka kuba neza oya ntabwo mbagutera ibyo bintu by'imitwe ntiwabivuze se ubushize ngo ni akasamutwe ntabwo wabivuze aya by'imitwe mani tubireke noneho rero abantu bakwitezeho iki abantu banyiteze kuko ubushize abantu muri komanteri nyine bagiye bandika ibintu byinshi bitandukanye ngo mbese wakoze izihe ngo wagize gute wowe noneho wakoze izihe wamugana izo nakoze se kari nyinshi wa directinze izihe izo na directinze ariko izindi buriya nyinshi ntabwo zirajya hanze ntabwo zirajya hanze gusa zirahari bazitege noneho bazitege none se ubu ko wowe winjiye mu kibuga haramutse hagize umuntu ko ataka wakiruka ntabwo nakwiruka nta muntu mpano ujya ubura abantu bamurwanya ubu urabafite se yenda ntabwo ndagira ariko ntabwo wababura noneho ninde muntu wakurwanya ukagira agahinda umuntu warwanya nkagira agahinda ukababara pe hari umuntu warwanya ariko ntawe abaporomani nta mutima mubi tugira yambwira nyine nk'umuntu wakurwanya umuntu warwanya ngiye kuri njye bikambabaza byata ni umuntu naba nzi ko mukeneyeho sapoti ariko akananyereka ko ntari kumwe nawe none se ubu ngubu ugira sheri arya ndamufite yenda ntawamenya uyu uramufite wese ko ari wowe ubyimenyera mbese nimba umufite akurwanyije ntabwo byakubabaza ndetse sheri ni iki nyine akubwiye ngo ibyo bintu ukora simba ishaka wabireka mwese ku buryo yaza akanantegekera ntuza amarangamutima se none se ategeka iki ategeka iki mwana uzi ko sheri yaje akakubwira ngo wijya muri bariya abantu utabajyamo uzi ko yakubwiye ngo ako kazi kareke ukareka njye ntabwo meze nkabo ntabwo wanahandukanya n'inshuti imana ngo ni uko uri umukobwa kubera iki se kuri uwo mukobwa akareka na mama hari ibintu atambwirereka yabikubwira mwana mama yambwira ngo va muri ibyo ntabwo mbishe keretse ari ikintu kibi nabyumva ko mwamaramaje none se abonye kitunguka akakubwira ati iyo production yireke uze ujye guhingira urutoki byo guhinga ntabwo mbizi neza akubwiye ngo ngwino mu muceri nyine ikibazo ntabwo ibyo mbizereka kandi umuntu akora ikintu azi umuntu akora icyazi none se mu bintu bibiri usibye production ikindi ukunda ni iki wumva wakora ikindi nakora cyangwa kuba director kitari gukora production ikindi wakora ni kitari muri entertainment muri rusange numva se bigoye njye nk'urugero njye ndamutse nakoze ibi byose njye nkunda igisirikare mani ariko yewe nakuze numva nzaba umupolisi mani wa danje ariko n'ubundi imyaka ntirarenga ntabwo irarenga ariko negative nicyo nyine ngewe navuze ntakoze ibi nta umusirikare mani kandi noneho nkaharanira kubona iranka none wowe wakora iki uzingi ikintu nakora ibintu bya production tubyihoreye abivamo
naba umupolisi kuko nicyo kintu nari narahisemo. ngaho barahise Ugasanga ko kera mfite nk'imyaka niga nko mu wa kabiri segonderi, njye numvaga nzaba umupolisi, numvaga aricyo kintu cyadanje nshaka. Ariko nyine ugasanga mfite nka linki z'abapolisi nk'abangahe nk'icumi, bose mbabwira ngo ndabikunda kandi nabo bakanshyigikira ngo uzaze. ariko ni byiza, ariko namaze nyine kwinjira muri ibi bintu akanumva nyine umuntu ahitamo ikintu kimwe rero. Okay. Hanyuma wenda ibyo tubisimbutse gato, wenda tuzakomeza tugenda tunagane. Noneho ni ibiki bishya uri kubona hano hanze byibura bitandukanye n'uko wabitekerezaga muri production ndetse no mu muziki kugira ngo tunacumbikishe? Ikintu gihari, aba director ari aba director ari aba producer bose bari kubikorana ubuhanga, kuko buriya umu producer indirimbo yaramutse yayikoze nabi, ndavuga umu producer audio production aramutse yayikoze nabi, uwo nawe umu director kuyikora birakugora, kuko akenshi usanga niba turi gukora ama transition akenshi tuyakora tugendeye kuri audio. Okay, sawa. Aba producer benshi rero bakunda kuvuga ko bagira amayide banyweye icupa cyangwa se bafashe ku nzoga. Yewe n'aba gospel mwagiyemo na Olivier ariko simbizi, ariko nawe sinzi nimba asigaye afata ari byo utabona se ngo benshi musigaye mukora production ari uko mwanyweye. None wowe nawe urabihamya kandi ngo nanone akenshi ngo mugakora nijoro. So gukora nijoro byo ntago gukora nijoro bwo mbikunda kuba ahubwo, kuko abankurikirana kenshi abandeba cyane ari ibintu bajya babona nsora nka mu masaa 7 saa 8 yazira saa nyine mba ndi maso, kuko nyine nibwo mba numva nyine ahubwo ibintu nabyinjiyemo neza. Okay. Reka rero ducumbikishiriza ahangaha, ni iki wabwira abantu noneho kugira ngo dusoze kabisa tuzongera ubutaha? Ikintu nabwira abantu ni ugushyigikira iyi industry nyarwanda, kuko hari abantu nyine baba babikunda, ari aba producer bashyashya, ari aba video director, ari aba photographers, ari n'aba graphic designer. Aba bantu n'ukuri mujyemo bashyigikira, kandi kubashyigikira nta bintu bidasanzwe. Subscribe, share, comment, ubundi ibyo biba bibaye. Comment rero arabibaza ngo kuki tubabwira ngo muzishyiremo. Uyu umuntu ashyizemo comment akubwira ngo uhindure iki, biragufasha. Ko byagenda kose aba yabonye icyanze, ababona n'icyo ushobora gushyiramo bikaba byiza kurushaho. Okay, sawa, reka tugushimire rero. Nizere ko nitwongera kugutumira uzumvira ubutumire bwacu. Zaba mari kabisa, mari kubwanyu. Jado Office TV Show.